barambaza bati none se mwari Karame ko twagiye gucuruza tugacuruzanya na bene data twebwe tugatanga fagitire zujuje ubuziranenge zujuje ubuziranenge hanyuma bagenzi bacu bakaduseka tukayoberwa tukabona bo n'abapagani tugiye tubona twishyuye tugiye kwishyura nyine ku kwezi imisoro ikenewe dusanga twishyuye inyungu n'igishoro natwe duhita dukora nk'uko abandi bakora icyo ni kimwe babonera umfashe rwose ngira uko mbasubiza ariko mfasha ndumva ibyo bintu umwuka bari yakuyoboye kubibwira abadukurikiye mfasha ese aba bantu baba barimo gukora icyaha icya kabiri ese umukirisitu ugiye akajya kugurira uwo muguzi uwo mugurisha niba umuguriye ikintu ku bintu by'ibihumbi 5 akavuga ati ndaguha fagitire y'1000 mwembe muri abakirisitu mwinjira mu rusengero mwegera ifunguro ryera n'ibindi byose by'imihango y'itorero ese uwo muntu we wakiriye iyo fagitire abakoze icyaha ibibazo biri mbabajije murakoze bantu mwese muduteze amatwi ndababarije nanjye ntegereje igisubizo ku bavandimwe twemezwa n'iki ko tuzagera mu ijuru n'umwuka wihoraho ibyiringiro nk'ibyo twabihabwa nande n'umwuka wihoraho dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye. Haleluya. Amen. Uyu muririmbyi aratwibukije ngo twemezwa n'iki ko tuzagera mu ijuru n'umwuka wihoraho. Bakristo ndagira ngo tuganire nk'abantu nk'abagenzi bajya mu ijuru bafite ibyiringiro bidakoze isoni. Ibyanditswe byera byatubwiye ko kuko Imana yakunze abari mu isi niwo murongo mukuru wo muri Bibiliya abantu bose bazi n'abakiri mu ishuri ry'icyumweru barawuzi abantu benshi n'utazi imirongo myinshi yo muri Bibiliya warawuzi. Ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana igice cya 3 umurongo wa 16 kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umuntu wese umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Uwo mwana ko yaje uyu munsi ndagira ngo twebwe twirebe nk'abakristo ibyo byiringiro turabifite yuko turi abana b'Imana rwose tuganire. Mbese uyu munsi wakubaza buriya kenshi iyo umuntu atubajije ari igihe dushaka kwisobanura cyane ahubwo reka twe twibaze turi abana b'Imana twemezwa n'iki ko tuzagera mu ijuru niki kiguhamiriza. Reka mpere kuri mwarimu atubwire ariko ntuvuge nka mwarimu uvuge nk'umukristo ku giti cyawe. Iyo wicaye wowe ubwawe utekereza ngo impandi zavuga Imana yakunze abari mu isi ibyo yakoraga yarabikoze uyu munsi ngewe niki iyo ngenda numva ngenda niki mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Iyo umaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe uba wakiriye Imana. Hanyuma iyo umaze kwakira agakiza umaze kwihana ibyaha utangira kumva ubuzima bwawe bwarahindutse. Utangira kumva ubuzima bw'ubumana ibikorwa by'ubumana harimo urukundo nk'uko
bibiliya itugaragariza iby'ingeso imbuto z'umwuka. Hanyuma iyo Imana iri mu buzima bwawe uko byamera kose bitandukana n'ahashize. Rero umuntu ashobora kubigenzura ukavuga ngo njyewe ntarakizwa niyumvaga uko nguko. Iyo umaze guhamagarwa utangira kugira ukundi wiyumva, kandi ntabwo ari wowe ubyumva, ahubwo ubibwirizwa n'umwuka wera uri mu buzima bwawe. Bigatuma rero umenya neza niba uri umukristo uzajya mu ijuru. Kuko buriya iyo ubuzima bw'Imana bwaje muri wowe, wiyumvamo ubuzima bwo kubaha Imana no kwitondera amategeko yayo, umwuka ahora akumurikira. Iyo ukoze ikosa arakubwira ngo biriya ni bibi. Iyo utari wabivamo uhita wiyumvamo ko warimbuka. Rero iyo wemera kwerekerwa n'umwuka akakuyobora inzira yo mu bumana, inzira yo kubaha Imana, umutima wawe wiyumvamo ko Imana iri muri wowe, kandi bikakuzuza ibyiringiro biri mu bugingo, ku buryo umuntu w'Imana aba yumva afite ibyiringiro bizima, afite ibyo yahamiriza abandi, kandi abaho mu buzima bwo kuryoherwa n'Imana. Kandi umuntu umeze gutyo n'abandi baramureba bakabibona. Umurebera mu byo avuga, umurebera mu byo akora, umurebera imihindagurikire y'ubuzima bwe bwa buri munsi. Urakoze cyane. Ndagira ngo twe kuza kuvuga cyane uko abandi batureba, kuko dushobora no kubishushanyaho bikemera, sibyo? Cyane cyane iyo wagiye ahantu wateguye ushobora kugira ukuntu witwara. Reka mvuge nkanjye navukiye mu cyaro mba mu mujyi. Iyo nateguye kujya mu cyaro hari igihe runaka ntashobora kurenza, bitewe n'iki. Abo nasize bafite uko bantekereza, nkuko nanjye najyaga ntekereza abo mu mujyi ntarabubamo. Kubw'ibyo umuntu wese mu bukuri kuriho, ku bantu mwese muba mu mijyi mwaravukiye mu cyaro, ntago tujya mu cyaro ngo dutindeyo, ubutinya no kuba wahati baba. Kubera iki? Baba bakuzi ku rwego nawe utanariho, sibyo? Ushobora guhura n'umuntu akagusaba nk'amafaranga, kubera kwihagararaho ko wavuye i Kigali, wenda ntumuhaye ashaka kuko ntago aba akugujije. Shamwe mu Kigali mba mufite amafaranga, sinkatwe mpereza amafaranga, nsengerera agira gute, ugakora mu mufuka ukamuhereza. Iyo umuhaye 1,000 cyangwa 2 cyangwa 500 bitewe n'uwo ari we cyangwa n'uko bimeze, uhura n'undi. Ushobora kumara amasaha 6 wenda umaze guhereza mu 4 cyangwa 5. Ubwo se umaza iminsi 2 waba utanze angahe? Nawe ukora no mu mufuka ugakora n'imibare, ukavuga uti mpatinze hari igihe namwara, kuko kana kawe niduhura simuhe abandi bamubwiye ko nabahaye, ndahinduka umwanzi we, ugakora imibare yawe. Ubwo ndashaka kuvuga ko ibyo abandi baturebaho inyuma tubireke, twirebeho twebwe. Reka wenda ntange urugero, ngewe ukuntu agakiza nkumva muri jewe, n'urugero njya nkagira. Buriya hari ibintu bibiri. Agakiza ni umutungo wimukanwa, ukaho ugiye ujyana nako ntugasiga. Ni umutungo wimukanwa. Noneho ngiye nkagereranya imbaraga z'umwuka wera, ntago bimeze kimwe, ariko reka mvuge gutya. Ku bindi bintu by'imbaraga tujya tugira, reka tuvuge ku mbaraga z'amafaranga. Abantu bavuga ngo amafaranga ntavuga, ariko amafaranga afite uburyo bwayo avuga. Aravuga pe, ndetse akunda kuganiriza abayafite. Iyo ujya gufata icyemezo cyo gutega moto, undi agatega taxi voiture, undi akajya muri twegerane, undi agakozaho tapendigo, biterwa n'ibiganiro ugirana n'umufuka wawe. Imbaraga z'amafaranga ziri mu mufuka zikugira inama. Iyo ubizi ko ari tapendigo, ntago wajya muri taxi voiture kuko ntaho igira bakozaho, cyangwa bikundurindira ya yindi hafite. Iyo ufite rero kuri mobile money cyangwa kuri cash utegana moto, urumva ibyo byose ni imbaraga z'amafaranga ari mu mufuka wawe. Njya nkunda kuvuga ngo reka mbabaze, iyo ugeze ku muryango ugasanga handitseho restaurant, bare, butiki, farumasi, ninde muntu wari wakomanga agiye aho hantu muri bene izo nzu? Mujya mukomanga? Oya.
namwe mbabaze mujya mukomanga winjizwe n'uburenganzira ahubwo bw'umufuka uremereye. ikiganiro ugirana n'imbaraga z'amafaranga Yego zikurimo kabisa. zikwemeza resitora winjiramo cyangwa hoteli cyangwa se ahariho hose gusa amafaranga ntavuga aravuga vugana n'abayafite kakugira inama we witinya injira turi kumwe iyo winjiyemo rero ntusuhuza kubera wizeye iki ikofi uraza ukinjira nta n'ububaza noneho ubwo bo iyo batinze kukubaza nibwo babaza ngo ko mutambaza icyo nshaka sibyo uba wumva wifitemo icyizere ukora komande y'ibyo ushaka mu buryo bubiri iyo uzi ko ufite make ikiganiro wagiranye nayo cyangwa ati rero dore turi kumwe ariko imbaraga zanjye ntizirengaho uramenye nurenza ahari birakureba njye ntacyo ndi bugufashe ayo ni amafaranga barimo kubwira noneho rero nicyo gituma ubanza kuvuga ngo mbanze munyereke tarifu mbanze hitemo ndebe kuko uba wiyizi n'imbaraga zawe ubuzizi muri kumwe mugendana hanyuma rero iyo wowe uzi ko nta kibazo ufite uganira n'umufuka wawe akakubwira ati rwose wowe usaba icyo ushaka turi kumwe nta tarifu ubaza uhita ukomanda mumpereze warangiza mukore fagitire iyo ariyo yose ukayishyura siko bigenda imbaraga ziri muri wowe mu mufuka wawe ziba zakuganirije hanyuma rero nkongera kuvuga ngo tubifateho urwo rugero tururebe iyo ugiye mu rugo rw'umuntu udacuruza ayo waba ufite ayo ariyo yose urakomanga uko byagenda kose kuko aho ngaho amafaranga nta mu rugo rw'abandi rutari mu bucuruzi nta jambo ahafite aho ngaho rwose urakomanga ugategeza protokole yaho bagakingura cyangwa bakanga ubwo ndagira ngo mbumvishe agakiza kari muri twebwe uburyo katuganiriza naho kaduha uburenganzira bwo kwinjira naho katatwinjiza hari aho tugira ububasha aka gakiza k'Imana kari muri twe rero karatuyobora mu nzira ijya mu ijuru kandi kazatwinjiza nta kabuza ni urugero rw'amafaranga nari mbahaye Mwuka Wera ari muri twe garatuganiriza itorero rizagenda ariko se twumvikane ni impanuka izaba ku buryo impande izavuga ngo nk'uko umurabyo urabya buri muntu wese akumva aragiye cyangwa usanzwe ugendana n'Umwuka Wera muri wowe ajya kubwira musanzwe muganira ni nawe uzakubwira ko igihe kigeze reka rero mvuge bakristo mbabwire bagire inama ukuntu bizagenda impanda nivuga kugira ngo turebe ejo tutagenda twishuka Yesu yaravuze ngo ndagiye nzabohereza Umwuka Wera ikintu azakora azatsinda ab'isi abemeza iby'icyaha iby'amateka n'ibyo gukiranuka abazamwemerera azabayobora mu kuri kose buriya ku bantu bize amategeko y'umuhanda biriya byapa tubona bishinze iriya mirongo iri mu muhanda ntabwo ari ibintu bipfuye kuba biri aho gusa abazi icyo bivuga barabizi hari aho ugera akakubwira ngo hagarara ahandi bakakubwira ngo ihute wowe wabyize ugahita umenya icyo ubwiwe ukagenda gutyo iyi rero Bibiliya ureba irimo ibimenyetso nk'ibyo mu muhanda hari ibibuza hari ibitegeka hari ibiburira gutyo noneho rero nicyo cyatumye sabwa ngo nzabohereza Umwuka Wera ajya ababwira mwese ariko abazamwemerera abayobore mu kuri kose intambwe zo kujya mu ijuru iya mbere ni ukwihana Umwuka Wera naza azatsinda ab'isi twese twari ab'isi adutsinza twemeza icyaha tukiraho mureke mbabwire burya inkiko zo mu isi zihamya abantu icyaha ariko ntabwo zibemeza icyaha usanga umuntu muri gereza ukamubaza ngo kugira ngo akubwire nyaki gitumye afunzwe harya we bakubeshyera iki ati nyine inkiko zampamije ibi n'ibi ariko se mu mutima wawe wowe mukuri niyo yabarabikoze wavuga ko yabihamijwe n'inkiko ariko Umwuka Wera warakwemeza wowe byivugire ko wabikoze kandi ubyature kandi ubireke Imana ikubabarire Umwuka Wera rero mu mitima yacu ikintu cya mbere akwemeza icyaha akakwemeza icyaha iyo wemeye ukakireka kugira indi nama ngo kuko Umwuka Wera agenda avugana natwe iyo akubwiye ati rero umuntu wakijwe ntakora atya iyo umwemereye ahita akwereka uko ukora uwo Mwuka Wera yakubwiye ati irinde
ihangane, babarira, senga, kiranuka, ihute, iri gutyo. None igihe kizagera kubwire ngo tugende, azavugira rimwe, tugende, ibyo wagombaga gukora byose birarangiye, Yesu araje, tugende. Ubwo se waba udasanzwe umwumva, ukazamenya igihe azakubwira ngo tugende n'ibindi utarabyemeye. Niba rero wajyaga wumvira umwuka wera ukaba utangiye kujya utamwumvira, uri gutera intambwe zijya kure, navuga yuko kujugunya simukadi winjiye mu gihombo. Urakoze cyane. Ngewe rwo nagira ngo mbabwire ku bwanjye ruhande, atari ukuvuga ngo abandi bandeba gute cyangwa se babyumva bate, noneho mbereka n'icyo Bibiliya ibivugaho. Noneho nkabamvuga nti se bene data, ingero nabahaye ntizumvikana. Amafaranga ntajya abaganiriza, ntabatinyura, reka tuvugishe ukuri. Muri farumasi cyangwa muri resitora ntago icyubahiro cy'umuntu bakirebera mu gihagararo cyangwa ubunini. Imbaraga ziba hehe? Ni kofiye, sibyo? Ubwo rero ntago ari ikibazo cy'ubunini, si cy'uburanga. Ikintu gituma ugenda wumva uri fier ukinjira mu iduka udafite ubwoba, si ibiro byinshi ufite, si amashuri menshi, n'amafaranga ufite, sibyo? Umwuka wera yari muri wowe wakwemeza kuri umwana w'Imana kandi kuzajya mu ijuru, kubera ko nawe uzi ko icyagusaba cyose ugikora. Yesu ashimwe. Amena mu Kinyarwanda. Abo turi kumwe tuganire namwe. Ngewe rero ubwo ndumva hari akajambo karimo gukoreshwa mu bihugu byitwa iby'abanglofone, ndakeka no mu Rwanda ariko natwe bitumereye. Iyo ujya kwakura umuntu kuri telefone uravuga ngo hello. Ubwo umuntu kwibaza umuntu ufitanye communication directe n'ijuru ufite agaki. Nukuvuga umuntu wese ufite agakiza afitanye communication, ni umurongo ugororotse udahetamye n'ijuru. Ijuru rirakumva nawe ukaryumva. Mw'abantu ngewe iyo mpagaze njya kubwiriza ubutumwa bwiza, hari ijambo mvuga atari ukuri hakikisha, atari ukuri keka, ahubwo mba mvuga numva ari ukuri kuzuye. Ndabwira nti muri aho torero ry'Imana, Yesu Kristo yambabariye ibyaha ampa ubugingo buhoraho. Iryo jambo iyo ndivuze nge mba numva, ndamutse numva mu gitondo mfite ikintu kiri butume iryo jambo ntarivuga ndi fier, ndabanza ngikureho. Niba ari igicumuro ndagikuraho, niba ari ikibazo ndabanza ngikemure, kuko mfite ikintu kimbuza kuvuga iryo jambo ndi fier, ntago nahagarara imbere y'umukumbi w'Imana. Ibyo biva kuki? Biva ku gakiza twahawe na Yesu. Yemwe torero, gukizwa birashoboka. Yemwe bantu mwese muzakurikira iki kiganiro, agakiza kabaho. Ngewe nibuka, nubwo nari umwana nibuka itariki, ariko mu mwaka w'1993 agakiza katashye mu bugingo bwanjye. Ndapfukama nihana ibyaha byose, bimwe najyaga njya kwihana kwa padiri, yama n'icyiru cyo kugira ngo mbabarirwe, nacyo nkakica. Yamaga ndakuramutsa Mariya 5, ndaburi mu ijuru 3, nazo nkumva ngize ubute, nkananirwa kuzivuga zose, nkataha mvuga nti ubu se kandi nanone umunsi wa penitensiya nzaza nongere mubwire nti naza ndaburi mu ijuru wamaye mbabarira, ntago nigeze nzitunganya. Nkaba muri ibyo, ariko umunsi agakiza katahaga mu bugingo bwanjye, niyibuka neza, nubwo ntibuka itariki, niyibuka neza ko numvise itegeko ry'umwuka rifasha umutima wanjye rikawukomeza, kuvuga ibyaha byose maze kuyorwa nkumva bigiye kure. Nahise nibaza no kubundi birabitsindwa n'agasani, ngaho abana twabeshye, ngaho twarwanye, ngaho twagize dute. Communication directe y'ijuru hise iza mu bugingo bwanjye. Ubwo rero n'umunsi impanda y'umwami Yesu izavuga, tuzumva hello mu bugingo bwacu mu isegonda cyangwa mu gice cy'isegonda. None se
duhite dutumbagira dusanganira umwami wacu kuva icyo gihe mu kirere. kuva icyo gihe wakijijwe uwo munsi kandikwa mu gitabo cy'ubugingo. kuva icyo gihe ntabwo urongera gukora icyaha. Bibiliya tubwira ngo bana bato ntimugakora icyaha, ariko nihagira yego ukora icyaha dufite umurengezi kuri data wa twese. Twe turashaka kuvuga mu buzima bwa buri munsi ko tubayeho, mbese ntabwo urongera gukora icyaha kuva icyo gihe. rwose ngiki kiganza cy'iburyo imbere y'Imana n'imbere y'abantu bose bandeba bananteze amatwi. Ntabwo ndongera gukora icyaha, ahubwo ibimbaho ndacumura ndaramuka nk'uku nguku abana ko mbaho umurongo najya kumva nkumva mvuze nabi. Imitekerereze mu muryango najya kumva nkumva natekereje nabi. Twavugana hagati yanjye n'umutware najya kumva nkumva hinazemo ijambo ribi. Ndacumura nabwo nkababara, nkamanikira Imana amaboko atenebutse, nkayibwira nti ngirira imbabazi, ndakwinginze mbabarira. Ndacumura ariko sindongera gukora icyaha. Itegeko riba riri mu bugingo bw'umuntu se wagikora ute keretse nataye umwuka wera? Tubyumve gutya. Yego tubyumve gutya. Buriya n'abantu bakora ibyaha, Bibiliya tubwira ngo nuvuga ko udakora ibyaha uzaba wise Imana umunyabinyoma. Ahubwo ni ibihe byaha? Buriya hari ingeso za kamere, hakaba n'imbuto z'umwuka. Kuko nagereranije agakiza n'ubukire cyangwa se n'amafaranga, urabona ko hari igihe kigera ntabwo ibintu byose bihora bimeze kimwe buri munsi. Ntekereza ko wakijijwe atari uko atakora icyaha, ahubwo nuko muri we nta nyota y'ibyaha afite. Ashobora kugikora atakigambiriye, yamara kugikora atakigambiriye umwuka wera yamureba ijisho akihutira kwihana no gusaba imbabazi. Noneho nicyo cyatumye Bibiliya itubwira ngo umwuka wera abayobora mu kuri kose, abamwemereye. Ni uko uyu munsi hari umwuka wera aza akakureba, ariko ibintu wavuze ukavuga ngo mfite ishingiro, bambanje nanjye nta kuntu ntakubikora. Noneho rero umwuka wera iyo utangiye kumwangira akakuyobora, akwibutsa ko ubundi mu ijuru nta kizinga, nta mugayo, nta n'umunkanyari, sibyo? Noneho rero birashoboka ko umuntu yakora icyaha kandi yarakijijwe, ahubwo iyo agikoze bigenda gute? Bigenda gute iyo umuntu yakoze icyaha kandi yarakijijwe? Hari icyo Petero yavuze ngo iyo abantu basubiye inyuma bagasubira muri bya bindi bari baravuyemo, bameze nk'imbwa isubiye hehe? Mu birutsi. Ariko hari n'ibyaha bishya bivuka utari warigeze unakora, bindi bishyashya. Noneho hakaba n'ibindi wakoraga, ahubwo nk'uko nabivuga, buri munsi uko bwije n'uko bukeye umuntu agenda yezwa ku gato no ku kanini. Umuntu akagenda ahinduka mushya uko bwije n'uko bukeye. Kuko niyo mpamvu dusobana imbabazi. Biratubwira ngo mubabarirane uko umuntu agize icyapfa na mugenzi we. Kuko ubwo urumva Imana yari bizi ko turakijwe, ariko turabanyantege nkejo tuzagira ibyo ducumuraho, tugira n'ibibazo na bagenzi bacu, ikongera ikatugira inama. Ntabwo dufite uburenganzira bwo kuburana ngo yambanje cyangwa ngo nawe yabikoze, kuko buriya igihe umwuka yarashobora kukubwira ngo ihane ibyo njye atanyihanishije, sibyo? Noneho rero hagati aho turimo kuganira tubwirane, icyaha ni iki? Igicumuro ni iki? Icyaha nkurikije uko ibyanditswe byera binyereka, wenda n'ubumenyi umuntu aba afite kuri Bibiliya, ni icyaha umuntu agambirira. Ni ikintu umuntu agambirira. Nk'uko tutarihana, tutaravuka ubwa kabiri, dufite ibyaha tuzi twakoze, twapanze, twabitekereje, twabigambiriye, tukabishyira no mu bikorwa. Noneho igicumuro ni iki? Ni cya kindi uvuga uti sha umwanzi arandashe, donc bigutunguye
ukajya ukumva ururimi ruranyereye, cyane cyane abantu bakijijwe bihannye ibyaha by'ukuri, ukajya ukumva ururimi ruranyereye, uvuze ibyo utashakaga kuvuga, ibyo uvuze uragabanyije cyangwa urongereye, urabeshye se. Naho icyaha mu by'ukuri ni cya kintu kibanza gutegurirwa mu bitekerezo. Bibiliya inavuga ko ari ubugome. Yego, impamvu ari ubugome ni uko umuntu aba yakigambiriye akagitekereza mu mutwe we, ukagitekereza utari ko nzakora iki. Gukizwa birashoboka, niyo mpamvu twanavugaga yuko ikiriya cyaha twavuze haruguru cy'ubusambanyi ni icyaha kidacika umuntu, kiri mu byaha bidacika umuntu. Nta muntu kijya gitungura, ntabwo wavuga ngo nacumuye wagikoze. Uba wagomye cyane rwose, wagomeye Imana. nta n'ugitekereza uwo munsi, wagomeye kuko Imana. habanza kurora ukareba nyirakanaka cyangwa kanaka, ukamutwara mu bitekerezo, ejo ukazamuvugisha ibintu kanaka, tugende tujye kurya akantu, tugende tujye kunywa akantu. Donke icyaha nuko nabyita, ni ikintu umuntu agambirira agatekereza, ukanabyiga uko uzagikora. Gucumura rero nari mvuze nti ndacumura, yewe nuzuye amafuta, ahubwo communication directe y'Imana niyo imbeshejeho ubu mubona, kandi izi mbabazi zihoraho zabeshejeho n'abasogokuruza. Mana we, ibicumuro byo no mu mitekerereze, utekereza iby'umuryango, uratekereza iby'itorero, uratekereza, aho niho ibicumuro bituruka. Numvaga rero nakubwira ngo tudasiga abadukurikiye mu kibazo, bavuge bati none se icyaha ni iki, igicumuro ni iki? Hari n'ibikurikiraho byitwa amafuti. Hari icyaha, hari igicumuro, hari n'amafuti. Byose rero ntago biri ku rwego rumwe, kuko wari ubivuze, icyaha ni ubugome. Kugira ngo banatwigisha twiga inyigisho z'umubatizo niko batwigishije, kandi na Bibiliya irabivuga. Impamvu icyaha ari ubugome, urumva Imana yashyizeho amategeko. Imana urayigomeye, wishe itegeko ryayo. Ku gikurikiyeho cyerekana ko ari ubugome, ufite umuntu ugomeye, ngende umwana wawe, kandi iyo nzira warambwiye ngo ibi bintu ntubikore. Iyo ngikoze mba nkoze ubugome, ko na mama wambyaye cyangwa data cyangwa undi undera cyangwa undi ufite mu nshingano cyangwa n'uwo mfite mu nshingano, mba mugomeye ko ibyo ari byo byose icyaha kibaye hari ibintu byangirika mu muryango, mu mico y'abantu, mu buzima bwa buri munsi tuba tubayemo. Hanyuma amafuti, ntekereza ko ari bya bintu ujya kumva turabiganiriye, tuvuze umuntu turamuvuze, turamuneguye, biriya ntibigenda, uriya mushumba asa ameze ate, ariko uriya mugore wo hariya hepfo, ubwo tuba turi mu bicumuro. Noneho amafuti ni ibintu nicara nkumva nagakoze, oya nareka agiye gusenga, ariko oya reka ne kujya gusenga, reka njye kubagara. Ni urugero, nakagiye gusura mwarimu kazi ararwaye, hoya reka ibingibi mbireke. Umwuka yagutegekaga ngo genda ujye kumureba, ararwaye, afite n'ikibazo n'ibindi, umwuka arimo kubona ari cyo ashaka, wowe ukaryumva ukumva rwose ni itegeko rivuye mu ijuru. Oya ntago njyayo, mfite ibindi ngiyemo. Icyo gihe nabwo ntago ari igicumuro, ariko ukoze ifuti kuko utumviye umwuka. Murakoze cyane. Reka aho ngaho rero reka mbabwire, Bibiliya itubwira ko mu ijuru ryera nta kizinga, nta mugayo, nta n'umunkanyari. Nyine nyumva neza kugira ngo tutaza kugira aho twiyorohereza cyangwa iki. Ndagira ngo mbabwire yuko impanda ivuze ufite umunkanyari cyangwa umugayo cyangwa ikizinga, sibyo? Umeze nk'umwana wagize 49 mu kizamini cya leta, kandi diplome baravuze ko ari 50. 49 n'ibice 95. Uzi kuriya mwana agira gahinda kurusha uwabonye amanota 20, kuko aravuga ngo naburaga agace kamwe we ngo ngira 100, sibyo?
nako ngire 50 nemererwe diplome mu yandi magambo, sibyo? Noneho rero ubwo ndagira ngo tuganire nk'abantu bari muri ubu buzima bwa gikristo. Navuze ukuntu imbaraga z'amafaranga zikuganiriza kwinjira hari udakomanze kubera ko wizeye, ariko iyo nyamureka bazanye fagitire wakwisakasaka ugasanga wenda bayakwibye utabizi, akantu ndabigira ntikanshika nkakibagirwa utumutwe, sibyo? utwo tuntu dutatu mwarimu Kosi avuze tw'icyaha n'amafuti n'ibicumuro. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ijambo ry'Imana riratubwira ngo mwebwe ubwanyu, sibyo, murarindwe, umwuka wanyu umubiri wanyu birarindwe, bitazaho umugabo bw'umusesu azaba agarutse, birindwe ikizinga, umunkanyari. Ikizinga si icyaha, umunkanyari si amafuti. Hanyuma icya gatatu umugayo si ibicumuro. Wenda wabitwara muri uyo sanse ushaka kubita nyamara ndi musesengura murasanga ariko bimeze. Niyo wabifata utyo icyaha ni ikizinga. Reka tubifate gutyo kugira ngo iminota ye kutubana myinshi. Ubundi icyo bita itegeko mu mategeko ni amategeko yanditse, sibyo? Ariko hari n'amategeko yo mu muco. Ubundi iyo abantu bagushyizeho umugayo nta kindi gihano kindi, baravuga ati wakoze ibintu bisebye, wadushebeje, witwaye nabi, sibyo? Ibira ntago bikwiriye umubyeyi, nibikwiriye umuntu. Ubwo ni umugayo. Urumva wagiyeho umugayo. Dufite abantu bitwita inyangamugayo, sibyo? Noneho urumva ndagira ngo umukristo uzajya bwije cyangwa umurokore, ubundi ngiye nkunda kumugeranya n'umusirimu. Ngiye kubabaza impamvu nari nkubajije ngo se cyagiye ukizwa kugeza ubu nta cyaha urakora. Noneho wenda nduza kutwumva twunganire. Umusirimu kwabere umusirimu mwisi. Umusirimu ni umuntu utajya yandura, cyangwa ni umuntu urwanya umwanda mu buryo bwose kandi ntiyabura kwandura. Umuntu yitwa umunyamwanda ryari, umuntu yitwa umusirimu ryari, kugira ngo dukoreshe ingero z'ibisanzwe bifatika bihari. Ndeka mbisobanure. Umusirimu abantu bose hari nk'abo twita bagasirimu, uriya uramushaho umuntu n'umusirimu n'umurimbyi, mbese turabizi, sibyo? Undi muntu ukashaka uriya muntu n'umunyamwanda we, ni umukire ariko ni umunyamwanda. Uriya muntu nubwo ari umukene ni umusirimu pe. Umuntu aba umunyamwanda ryari, umuntu aba umusirimu ryari. Kandi biriya bintu byose umuntu niwe ubihitamo. Reka mbabwire, uva mu rugo wirimbishije, ariko wagera mu nzira ugahura n'imyanda, nimugoroba ugataha, umuntu wese ukubonye akabona inkweto zanduye, akabona ishati yanduye, akabona ipataro ya niba uri umudamu ikanzu iki ukabona wanduye. Ariko aba bantu bakureba bashobora kutakwita umunyamwanda nubwo wanduye. Kubera iki? Umwanda w'uwo munsi n'umwanda umaze igihe abantu bazi kubitandukanya, birigaragaza, sibyo? Ushobora kubona umuntu wowe ubwawe ugahita ureba ukamenya, ubwo nari mvuze hahandi kugira ngo tuze kubyumva neza no mu buzima busanzwe, kuko umunyamwanda uzasanga afite umwanda w'igihe kirekire, nta na gahunda yo kuwukuraho ihari. Umunyamwanda kuri byose, ku myenda, ku mubiri, uwo rero turamwita umunyamwanda. Yego. Hanyuma umuntu nanone wakoze icyaha cyangwa se umusirimu, ariko bigaragara ko nubwo yanduye ariko biragaragara ko ari umusirimu. Uti ni gute? Yesu ajya kuvuga ngo sinsaba kubakura mu isi, ahubwo barinda umubi. Urya munsi wakijijweho impanda ivuga ari kujya mu ijuru, ariko ntago Yesu yashatse kujya mu ijuru uwo munsi. Yashatse kuguma mu isi kugira ngo bigaragare ko umuntu akizwa ari mu isi bigashoboka, kandi isi yuzuyemo ibyaha by'uburyo bwinshi. Yashimye ko itoro riguma hano, akazagira icyo kuzaza kuritwara hashize igihe rihari, kugira ngo rizabe ubundi itorero ni abantu barigize, kandi bazava mu bandi, bazahamiriza abandi. Mu bagabo harimo itorero, mu rubyiruko barimo, mu bakecuru, mu basaza, mu badamu.
mu bakene, mu bakire, mu bacuruzi, mu bahinzi, mu basirikare. Ndagira ngo mvuge ngo itoro rya Kristo rigizwe n'abantu bari mu byiciro byose byo ku isi, ariko bakaguma kubana n'abandi muri izo sosiyete babayemo bafite aho batandukaniye ku buryo bugaragara, yewe ku buryo n'abandi baba babizi. Nicyo nashaka kugira ngo turebe, abantu mubana bakuzi gute, nubwo uyu munsi wacumuye ariko basanzwe bakuzi gute? Ese nubwo uyu munsi ahangaha wasitaye, ese ni ibisanzwe cyangwa uyu muntu ubundi mumusanzwe mumuzi mute? Yesu ashimwe. Ndagira ngo mbabwire ngo si uko abantu bakijijwe batagwa mu cyaha, nubwo wenda ku buhamya bwawe byashoboka, ariko birashoboka ko Bibiliya itwereka ngo nihagira ukora icyaha dufite umurengezi. Wongere wegere Imana, usaba Imana imbabazi. Nkuko wa musirimu, iyo imodoka imuteye ibyondo cyangwa ivumbi cyangwa ibyunzwe by'uko yagiye akagaruka, ikintu akora ni iki? Arwana no kongera kwisirimura. Yesu ashimwe. Aho rero niho havuga ngo mbese wowe iyo baguhuguye bakakubwira bati biriya bintu wakoze, ni nk'umuntu wakubwira ati ariko di ishati yawe bimeze gute? Uraburana ujya impaka bigenda gute? gukosora ibyo bintu ukwiriye, urakoze cyane, ariko hari undi uvuga ngo namaze, noneho nanakwereka. uwo rero si umusirimu, twaba twamwibeshyeho. Ubwo ngiyo noneho nagira ngo tuvugane tujye tubwizanya ukuri. Si uko umuntu wakijijwe akiri mu isi adakora icyaha, ahubwo iyo akoze icyaha abigenza ate? Yihutira no gusaba imbabazi. Mboneraho no kugira inama abakristo, nyamuneka nukorera icyaha i Kigali ntuzajye kukihanira i Cyangugu. Kwihana kwa nyako nuko wihana kuwo wakoshereje. Ubundi icyaha aba ari nk'ideni, uri mideni si we wishyura. Ubu se wafata amafaranga wanguriza 5,000, none nkajyana nkajugunya mu ishyamba ry'Icyangugu nkaba nkwishyuye? Ubwo se nahora n'umukene nkamwihera nkabwira Imana ngo kararisumbareho ko namwishyuye? Ni nk'uko kujya kwihanira icyaha utagikoreye. Buriya si uko Imana itakubabarira, ariko imitima wakomerekeje yakira gute? Ubuhamya bwawe ni ubuhe? Rero kugira ngo ubikoze neza mu nzira y'ukuri ya nyayo, genda uwo wakoshereje ari usanga, ari usaba imbabazi, sibyo? Niba umwishyura umwishyure, niba kubabarira kubabarire, ariko utunganye icyo kibazo wowe nawe. Bibiliya nikitubwira, niba ugiye gusenga ukibuka ko hari umuntu mufitanye, genda mu gikiranure, mwikiranure. Nimumara kwikiranura, ubwo se urumva Bibiliya ni ijambo ry'Imana, ni umucyo utumurikira, itweretse igenda iteganya ko hari igihe bizaba ngombwa kujya kwikiranura. Si bitwereke ko Imana izi ukuri ko umuntu wakijijwe azajya agenda agera ahantu ahura n'ibizinga n'imigayo n'iki? Kandi nicyo gituma biri tubwira ngo mugire umwete wo kwezwa no kubana n'abantu bose amahoro, sibyo? Ibyo birabwirwa abasanzwe basenga, basanzwe bakijijwe, sibyo? Kandi mugende mubabarirane ko umuntu apfa na mugenzi we, icyo bafitanye bagikemure, bagikosore. Mugende mufite umutima w'imbabazi, mufite kwihangana, mufite kwicisha bugufi. Yesu ashimwe. Nagira ngo ibyo ngibyo nk'abantu bumva ko bazajya mu ijuru, umwuka wera niwe ugenda ufasha itorero. Niyo mpamvu akubwira ngo ariko hariya ntago wavuze ibyo wari ukwiye kuvuga. Kubw'ibyo rero kosora, sibyo? Niwe utwigisha, akatwereka inzira, akadufasha. Niwe mufasha twasigiwe, ni umumaro we n'uwo nguwo, niwo kugenda dufasha gutandukanya. Kuko erega natwe twambaye imibiri, sibyo? Kandi muri kamere yacu y'umubiri buri muntu wese aba yumva nawe yakubahwa, aba yumva yavuga bakamwumva, sibyo? Mbese naho abagera akumva yategeka, ibyo akumva n'uburenganzira bwe. Iyo buhohotewe cyangwa iyo butubahirijwe, abantu bose bagira ukuntu bumva bakwikemurira ibibazo. Ariko iyo umwuka wera aje akakubwira ati rero ntabwo ari uko nguko abakristo babigenza, wowe ntiwari kubikemura kuriya, sibyo? Ahubwo wari gukurikiza. Dufate nk'urugero, mu Rwanda iyo umuntu yagukoshereje wemerewe kwihanira. Subiza. Hari amategeko. Hari amategeko.
kuki se utaza ngo uvuge ngo nagombaga kumwumvisha ko yabemukiye? nuko nawe uri munsi y'ubuyobozi bw'amategeko nindamuka nkwihane nanjye itegeko Birakureba. rirandeba riri bumane. Murakoze cyane rero. Ubwo rero niba rero leta ari ukuntu itwereka ukuntu tugomba kugenda twubahana tuyubaha, nibwo buryo Imana nayo ishaka ko natwe ibintu by'Imana atari twe tugenda tubyitwaramo uko twiboneye. uko twiboneye ahubwo yadushyiriyeho umucyo w'ibyanditswe byera. Buri munsi nzajya mbigarukaho. Yego. Wowe ubigenza ute iyo ubigenze kuriya? None se reka tuvuge ko uri umukristo warihannye ariko ubana n'abandi batihannye, sibyo? Wenda uri umucuruzi, hari ibyo wirinda abandi bacuruzi batirinda, sibyo? Kuko amategeko y'agakiza ubuntu wakiriye hari icyo bukubwira, bikurimo, sibyo? Itegeko ry'umwuka rikubwira gukora gutya. Noneho kandi nawe uri umucuruzi nk'abandi, abandi wenda banyonza iminzane kubera ko babonye ibintu byagenze gutya na gutya bakirwanaho. Turabizi rimwe na rimwe hari igihe umuntu afata umufuka wa sima agakubitamo urushinge agakuraho ibiro 2, mu mifuka yafashe imifuka 100 akuraho ibiro 2. bafata imiceri bakayivanga, imiceri ukayivanga. Hari n'abafata indobo z'ibishyimbo agacomekamo indi, kugira ngo niba muvuga ngo indobo ni ibiro 5, wowe akabaguhaye 4. Yafashe indobo 10 kandi yakuzurije neza ukishima, akakuraho n'igiceri. Noneho hanyuma wowe nk'umukristo iyo nama naye kugira urayanga, ndabizi kuyanga, ariko nimureba mu iterambere ryanyu ko mucuruza bimwe, urumva muzatera imbere kimwe? Wazagusiga kubera ko hari inyungu agenda kurusha. Azakurusha inyungu mu buryo bubiri. Abakiriya bazamukunda cyane kubera ko arongeza, aragabanya, avuga neza, biki n'ibiki, noneho kubw'ibyo yunguke menshi, sibyo? Ariko bavuga bati murokore we arahenda. Wowe uzi impamvu. Ubwo nagira ngo mvuge ku bantu turi abakristo ariko turi mu isi, sinsaba ko bakura mu isi ahubwo yibarindiremo. Hari n'abandi bafata umufuka w'ibiro 100 by'ibishyimbo bagashyiramo ibiro 20 by'amabuye. Turabizi, twaracuruje, turabizi ubuzima noneho si ukubyiga, ngiye byo byose mbivuga ndabizi, hanyuma twabibayemo. Urumva noneho urakijijwe, nawe wari ubizi, abandi bo baracyabikora, ntabwo uzagira inyungu nk'izabo. Hanyuma nta kizatuma bataguseka, ukugira inama araguhugura ati va muri biriya wagiyemo n'ubucucu, uzatera imbere gute? Ubu ngiye ncuruje imifuka 10 mbashyizeho ibifuka, urumva ibiro 200 by'amabuye ni imifuka 2 y'ibishyimbo, ubwo mbanyakoreye nese. Ubwo urumva wowe ntahanye verisoma igaragara, wowe utahanye ikisi. Ibyo by'agakiza mujye mureka. Hanyuma rero ibyo nibyo Pawulo yavuze ati byari inyungu zacu twabitekereje nk'amase, kubwo kumenya ubundi butunzi bundi butagira akagero twakiriye. Hanyuma ikindi uwandikiye Abaheburayo aravuga ngo erega buriya bene data batubanjije kwizera hari inzira banze gusubiramo kandi bazizi. Ubu hari ibyo twaretse, hari n'ibihombo, hari n'ingaruka zabyo, ariko tugomba kubyemera kubera ikindi tuzi. Kambaye nk'urugero, urakoze cyane, banza ubabarize mbone gukomeza. Barambaza bati none se mwari Karame, ko twagiye gucuruza tugacuruzanya na bene data, twebwe tugatanga fagitire zujuje ubuziranenge, hanyuma bagenzi bacu bakaduseka tukayoberwa, tukabona bo ni abapagani. Tugiye tubona twishyuye, tugiye kwishyura nyine ku kwezi imisoro ikenewe, dusanga twishyuye inyungu n'igishoro. Natwe duhita dukora nk'uko abandi bakora. Icyo ni kimwe babonera, umfashe rwose, ngira uko mbasubiza, ariko mfasha ndumva ibyo bintu nk'uko aba yakuyoboye kubibwira
abadukurikiye mfasha, ese aba bantu baba barimo gukora icyaha? Icya kabiri, ese umukirisitu ugiye akajya kugurira uwo muguzi, uwo mugurisha, niba umuguriye ikintu ku bintu by'ibihumbi 5 akavuga ati ndaguha fagitire y'igihumbi, mwembi muri abakirisitu, mwinjira mu rusengero, mwegera ifunguro ryera n'ibindi byose by'imihango y'itorero, ese uwo muntu we wakiriye iyo fagitire aba akoze icyaha? Ibibazo biri mbabajije, murakoze bantu mwese muduteze amatwi, ndababarije, nanjye ntegereje igisubizo ku bavandimwe. urakoze cyane. Nk'uko nababwiye, Bibiliya niyo munzani upima, kandi ntabwo twaza kwicara ngo duhimbe ibyacu. Ubugingo bukora cyane bwo buzapfa, kandi ndagira ngo mbabwire ko ikintu cya mbere kizakubwira ko ari icyaha, yaba ari Bibiliya ivuze cyangwa itanabivuze, uzarebe iyo ugiye kubikora, ubikora wihishe cyangwa ubikora wumva uri fier, uri kumugaragara. Ikintu cya mbere kizakomeza ko ari icyaha ni umutimanama wawe, kuko uzabikora wihishe. Uriya muntu yagiye kuguha fagitire akubwira ngo arabanza akamenya urinde mbere yo kuyiguha, siko bigenda, akabanza akakwitegereza akanabikubwira, ariko ngiye kuguha resepase yo kugucisha mu nzira, ariko baramutse banakubajije uvuge ko ari aya ngaya, ko ariko donc ntuvugayo wampaye, ahubwo wowe uvuga yanditse. Kuki abanje akagira ubwoba? Muri ari ikintu cyose uzavuga ngo nibaramukamenya ko ari nge wagikoze, sinshaka ko bamenya ko ari nge wagikoze, kuko niba bimenya ndapfa. Burya kare wamenye ko ari icyaha, nta kujya ku hirya, nta kujya hino. None se niba ubikora wihishe, kuki wihisha niba uzi ko ari ukuri? Icyo nicyo cya mbere. Ari amategeko ya leta niyagufata, urabizi ko nta bindi bisobanuro, ahubwo akenshi ni ibihano nyine bihita baguhana. Ubwo rero ntabwo twavuga ngo turabizi ko icyaro kwica itegeko, kandi uba wagisha ubizi unabireba, ahubwo kubw'izindi nyungu. Iby'inzira ijya mu ijuru rero ni ukwikorera umusaraba. Yesu aravuze ngo umuntu utiyanga ngo yikorere umusaraba we ankurikire, ntabwo azabura umwigishwa wanjye, sibyo? Aha rero twe kurebera ngo byaratunaniye. None se kwikorera umusaraba ni ukuvuga ngo ababikora ni mubireke, mucuruze bisanzwe, nimuhomba mutahe? Ariko ubundi kuki wibwira ko uzahomba? Kuki wibwira ko uzahomba? Reka nkubwire, buriya ntuzumva umuntu wese utaka, ntuzumva umuntu wese, burya hari n'umuntu wese yavuze ngo umwana murizi ngo ntakizwe urutozi. Wari uzi ko umuntu uyu munsi ujya hakakuririra, wamubwira utari ku mwaka ushize ko najurira, sibyo? None ukabumwira ngo burya twaririzaga, ubu niho kurira hageze, sibyo? Ubwo ndaza kumenya ukuri ari ukuri. Icyo nshaka kukubwira hagati aho ngaho, nanjye ntekereza ko ari abantu bashyiraho ayo mategeko y'imisoro, nabo ubwabo ni abantu, kandi ntekereza ko iyo mibare baba bayize neza. Ntabwo n'umunsi wenda nta busesenguzi bundi mfite, ariko ukuri kuriho nuko mu igenamigambi riba ryakozwe ibyo bintu ubikurikiye neza. Ni nk'uko nari nkubwiye na biriya byo gufata umunzane ukawica, cyangwa se ugashyiramo amabuye mu bishyimbo, sibyo? Hari uburyo bwo kuba abantu bashaka inyungu z'ikirenga, sibyo? Hari no kuba bashaka inyungu, kwemera inyungu ziciriritse. Ndahamya rero ko buriya nubwo umuntu yakuririye akakubwira ngo nahombye ndataha kubera gutya na gutya, nabireba neza ashobora kuba hari n'ahandi yahombeye hatari naho, mu cyamutahisha ashobora kuba atari n'icyo ngicyo, ahubwo icyo akaba ari cyo umuntu avuga. Kwa kundi navuze ngo buri muntu wese agira ukuntu yisayura. Umuntu ashobora kutakubwira ukuri ko cyamuhombeje, wenda ntiyakimenye cyangwa arakiza, ariko nta kindi ari bukubwire, nuko nguko, sibyo? Ikindi ndagira ngo mbwira abakristo twikureho ikintu cyitwa gukopera abandi, ahubwo twebwe twigana Imana nk'abana bakundwa, tugendere mu rukundo, twemere ko Bibiliya ituyobora, sibyo? Naho ubundi nituvuga ngo kuki abandi babikora, ndagira ngo mbabwire neza ko abandi ni abandi, nawe ni wowe. Impanda nivuga mbabwiza ukuri, babiri baryamanye, umwe azagenda udasigare,
sibyo abacuruzanya umwe azagenda undi asigare ku by'agakiza rero buri wese arimenya ahubwo ikiriho nk'uko nababwiye buriya mu muhanda ntago abashoferi bakora za agisida cyangwa bica amategeko si uko baba batayazi baba bafite izindi nyungu bari kurengera sibyo ariko reka nkubwire wari uzi neza ahubwo ko iyo umuntu iyo umuntu akiyumvamo ko ari umuswa ibintu abikora neza kandi bigatungana ahubwo kugenda ugirwa inama n'abandi b'abazamani wamaze uti se ko mbona wowe iterambere riri kwihuta atimva nawe wewe se kuri umurokore nabikubwira herega buriya iyo ucuruje ibiri 100 uba ucuruje 80 ibindi 20 ufite ukuntu bikatamo kugira ngo inyungu zizamuke ariko ndagira ngo mvugishe ukuri ko uyu munsi wenda nibiba ngombwa tuzabaza bashiraho amategeko agenga n'ubucuruzi batwereka imibare bagendeyeho tuzasanga umuntu yacuruje mu kuri kuzuye ntago yahomba ahubwo ubwo bivuze ngo bene data baba bashaka inyungu nyinshi kandi mu gihe gito yego mwese rero abambazaga bya bibazo igisubizo muracyumvise pe noneho reka mbongerereho igisubizo nge nabasubizaga mwene data umwe arambwiye ati mwarimu ndabizi ko Yesu azashyiramo inyoroshyo yavuze Imana ati Imana izashyiramo inyoroshyo kuko iramutse idashyizemo inyoroshyo ntawe yajyana mu ijuru mu bacuruzi bose ndamubwira nti niba ari ukubitekereza dore uko nanjye mbitekereza mfite impungenge ku Mana iyi Mana itarashyize inyoroshyo ku mwana wayo bakamukubitira mu maso yayo bakamushishimura ikintu izashyiramo inyoroshyo kindi mwambwira ni iki ku bijyanye n'icyaha rero nge ndumva Papa Bonheur ashyireho umusozo ariko murabyumvise maze ntimuzongere kugira icyo mumbaza Imana ibahe umugisha hari akantu twigeze kuvuga nagira ngo nse no kagarukaho kugira ngo hatagira abantu basa naho basigaye mu bibazo twigeze kuvuga akantu kajyanye n'icyaha igicumuro n'amafuti hanyuma Papa Bonheur yigeze kuvugamo n'akandi kantu k'umugayo aravuga ngo umuntu yakoze amafuti ubwo ni amafuti icyaha cyo nta muntu utereta biranashaka kumvikanisha ko bifite itandukaniro umuntu yakoze nabi baramugaya bati hariya wabaye ikigwari waduhemukiye watumye tugayika bashobora no kumukura mu mwanya yararimo bashobora no kuba ari umuntu batumaga batoya nta n'impamvu yo kugira umukuru w'umuryango wenda n'urugero yarasambanye baramufata yaribye hari ibindi bintu bigayitse yakoze ariko iyo ari icyaha cyo nta muntu umutereta bihinduka ko agomba gufatira igihano cy'ibyo bintu nibajije ngo ko twabivuze tugasa n'abatabinogeje ese icyaha n'amafuti n'umugayo ni icyaha ni amafuti n'umugayo mwabidutandukanirije twashoboye kubyumva kugira ngo umuntu yiyumva avuga ati aha nakoze amafuti hano nakoze icyaha hano nagiweho n'umugayo kandi koko icyaha nk'uko twabivuze ko ari ubugome no mu materaniro n'ibyo bituma tujya kwa padiri gusaba imbabazi ngewe ndibuka nigeze kujya mu ntebe ya penetensiyo ibyo nihanaga ni uko ntavuze rozari mbese nagiye nica amasengesho padiri akumva ngewe yarambwiye ati genda wowe uri umukiranutsi uvuge ndakuramutsa Mariya ebyiri arambwira n'utundi nkora maze Imana umubyeyi aguma gufasha noneho wabaza undi mwana ati ngewe naribye ngewe narasambanye akamuhanda kuramutsa Mariya nyinshi bingana n'ikiru cy'ibyaha bye noneho mu nsengero habamo ikintu cyitwa icyaha cy'umutima umuntu yasambanye umuntu yafashwe acuruza urumogi icyo gihe iyo ari cyaha cy'umutima murabizi ko biba bisaba ko umuntu agisabira imbabazi kandi yanamije
hari n'ibindi byitwa imigayo. Imana imbabarire nagize ntya ukamubwira ngo Imana imubabarire. Nashaka kukubaza, umuntu noje akakubwira ati Imana imbabarire nambuye umuntu, uramubwira ngo ikubabarire ngaho genda ushaka ukuntu umwishyura. Ndamutse nje nkakubwira nti Imana imbabarire nishe umuntu, kandi uwo muntu nishe nanamushyize ahantu ubu ni mwari, bya bintu byombi mu bintandukanirize, wambwira ngo genda Imana ikubabarire ngo azahore birangire? Nashaka rero ko muza kudutandukaniriza icyaha, amafuti n'ibicumuro, kugira ngo umuntu nagira icyo akora amenye urwego rw'ikibazo afite, icyo akora ku Mana. Kuko umwuka wera atubamo, umunyabyaha umwuka wera aba ashaka kuba yaramwigeze akagera akavamo akagenda, ashaka no kuba atarakiriye Yesu akaba ari umunyabyaha, ari umutima gusa umuhana. Umukristo rero we kuko yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, umwuka wera aramubwira ndetse akihana ku Mana atiriwe ajya kubivuga. Mu bidufashemo tubyumve. Wenda nabivuze mu buryo bwihuse, navuze yuko nugira icyo upfa na mugenzi wawe, icyaha ubundi kibabarirwa mu ntambwe zagera nko kuri 3. Mbere na mbere hari igihe tujya kuvuga ibintu byo kwiyerutsa ku bantu, nkuko kuvuga ngo rwose ngo n'abandi nibaturasi naturenge baravuga ngo iki, ubwo baravuga ngo iki. Ariko ubundi icyaha umwuka wera yakwemeje, nkuko navuze ngo urukiko rwo rwaguhamye cyari ko umwuka yarakwemeza icyaha. Umwuka wera yakwemeje icyaha, wemera kukihana rero. Ubundi sinzi, mugomba kumva ko kwihana ni ukwihana nyine, ni ukwishyiraho igihano, ubundi ni ukwanamiza ukemera ko ikintu wagikoze, ingaruka zacyo zose ukaba witeguye kuzakira, ariko ugakurwaho urubanza rwo kuba umunyabyaha. Kuko ushobora kubabarirwa icyaha ariko ingaruka zacyo ntuzibabarirwe, sibyo? Cyane rwose, kuko hari n'igihe n'abantu bakubabarira ariko ingaruka zacyo zo, ubuse bwo niyo wakwihana ko wasambanye watwaye indugira ngo yavamo, yagumamo, sibyo? Noneho rero niba watuye ko wishe umuntu, kugira ngo ubwo bwature bwawe bwihane bwawe bwemerwe, nuko naho wamushyize uhagaragaza kandi ukemera ko wabikoze ukabisabira n'imbabazi. Erega kwirengera ingaruka zabyo, kwirengera ingaruka zabyo niho birivuga ngo naho umubiri waba upfuye ariko ubugingo bwaba bukize. Kuko niko nyakuri, kandi nzi neza ko hamwe n'umutima nama no kubihana bikuye ku mutima, abantu bashobora no kukubabarira kubera ko n'Imana yakubabariye. Bibiliya iravuga ngo iyo umuntu amaze kwizuza n'Imana, n'abarabanzi be bahinduka inshuti ze. Imigenzereze y'umuntu itunganiye Imana bituma n'abarabanzi be buzura nawe. Urakoze cyane. Hanyuma rero turimo dusoza, nagira ngo mbabwire twe kugira ibintu byo kwiyorohereza. Kimwe mu by'umwuka wera yambwiye ngomba kubwira abakristo bene data muri iyi minsi, twe kwiyorohereza, ngo tugende twiyorohereza twihimbira gukiranuka kw'Imana kuriho no gukiranuka kw'abantu kuriho. Abantu baravuga ibyoroshye ngo biyorohereze, ariko ndagira ngo mbabwire ko ukuri kwa Bibiliya ntikuzahinduka. Uzazamuka umusozi w'Uwiteka agahagarara herahe n'ufite umutima uboneye n'amaboko atanduye, akaba aterekeza umutima we kubitagira umumaro. Undi wa kabiri, hahirwa umuntu wababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Ntiwababarirwa utihaniye. Yesu atugirire neza. Hanyuma rero ibindi ndagira ngo mbibutse ko inzira ijya mu ijuru irafunganye n'abayinyuramo ni bake, ariko bisaba ko umuntu niba ashaka ijuru yemera akayinyuramo. Reka mbabwize ukuri, icyo umuntu ashaka agihirimbanira kugeza akigezeho. Muri iki gihe cy'iterambere abantu benshi bari kwiga, ari abasaza, abandi ari abakecuru bafite inshingano nyinshi, ariko bakumva ko hari icyo bashaka kugeraho bakiyemeza. Ariko mu bintu byose nshaka ko tuzajya twifashisha Bibiliya. Hari icyo Yesu yavuze nshaka gusoma tukagifatiraho umwanzuro. Ubutumwa bwiza bwa Luka igice cya 12 umurongo wa 15, arababwira ati mwitonde kandi mwirinde kwifuza kose, kuko ubugingo bw'umuntu butava mu bwinshi bw'ibintu bye. Aha bishatse kuvuga ko ubugingo ntibuva mu bwinshi bw'ibyo dutunze, nanone kandi nta muntu uzabuzwa kujya mu ijuru nuko afite byinshi. Mu bakene harimo abakiranutsi, mu bakire harimo abakiranutsi. Umuntu wese
ahubwo agomba kumenya uko yitwara. Niba ushaka kujya mu ijuru hari amabwiriza arigenga. Twabonye ko nta kizinga, nta mugayo, nta n'umunkanyari, nta no kwisobanura. Ikindi nababwira, umwuka wera avuga yeruye, nta kindi kimenyane kindi kizabaho mu gihe cyo kwinjira mu ijuru, uretse ko Bibiri twereka mu byahishuwe ngo abamarayika bazabaza ngo aba ni bande kandi bavuye he. Igisubizo bazahabwa ngo ni abavuye mu isi muri rya mibabaro yaho yose. Icyatumye banesha, baneshesheje amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Haleluya. Bishaka kuvuga ngo Yesu niwe gitambo kizima gikuraho ibyaha n'urubanza rwose n'impaka zose. Abamwemeye bose rero bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyoye n'inyama n'amaraso, kandi abo ngabo banesha iby'isi. Inyungu zindi iyo zibajyanye mu gutandukana n'ukuri barazireka, ariko ndagira ngo mbabwire ko nta n'intego ihari y'amafaranga runaka turimo gukorera dushaka, kuko kujya mu ijuru ntibizadusaba amatike. Haleluya. Ahubwo hahirwa umuntu wababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Hahirwa umuntu w'umutima uboneye, kandi akaba yaritandukanyije n'ibitagira umumaro byose. Rero ndagira ngo mbabwire ngo birashoboka, amaraso ya Yesu arahari kugira ngo atwezeho gukiranirwa uko ariko kose. Kandi ntimwishuke, ntimwiyobagize, ntimwirengagize kubw'inyungu za hano. Ngira ngo abasomye agatabo k'umugenzi mwabonyemo abana babiri, Munyepfa na Mwihanganye. Ngo Munyepfa we yaravuze ngo ibyanjye byose mubimpe mbirye, ariko Mwihanganye we aravuga ngo nzategereza, nzihangana. Rero ndagira ngo dufate umwanzuro nk'abakristo, twibuka neza ko abakristo tugereranywa n'abasirikare. Nta musirikare wakwishyira mu by'ubu bugingo ngo anezeze uwamwohereje ku rugamba. Niko Bibiliya y'Ikinyarwanda cy'iki gihe ivuga, kubera yuko iyo bagiye ku rugamba ni intego imwe, ni ugutsinda. Kandi muhumure mu izina rya Yesu tuzatsinda. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge, ubundi nzi ko umwuka azakomeza kudufasha, abereho gufasha itorero, kandi intego nkuru niwe uzarimurikira Kristo ubwo impanda izabivuze. Muhumure abera tuzataha, kandi ntituri twenyine, umwuka yari ari kumwe natwe. Nitujya kugira intege nke atwongera imbaraga, nitujya kugwa atubyutse. Isezerano riravuga ngo nimujya guca iburyo mwuzumva ijwi ribabwira ngo mugaruke, nimujya guca ibumoso mwumva ijwi ribabwira ngo mugaruke, nimujya kurangara abwira ngo mube maso, musenge mutajya mu moshya. Mwumvire ahubwo ijwi ry'umwuka wera ririmo kubinginga mu mitima yanyu, na n'uyu mwanya ririmo riringinga buri muntu wese uzi ko ajya mu ijuru yitandukanye n'ibitagira umumaro. Imana ibaho umugisha. Data wera, Mana nziza, ngushimiye kuri urukundo waduhaye ijambo ryawe ngo rituyobore, kandi uduha n'umwuka wera ngo adusobanurire icyo ibyanditswe byera bitubwira. Fasha bene data rero kumva neza, kandi kuko ukuri kwawe ni ukuri, yego ni yego, oya ni oya. Ntabwo hazabaho izindi mbabazi zindi ziri hirya y'amaraso ya Yesu. Turi mu gihe cy'imbabazi, turi mu gihe cy'ubuntu. Uduhe gukoresha neza igihe dufite, kandi uduhe kuzasangwa mu mahoro. Ngushimiye ko unyemereye, kandi ugiye gufasha bene data bose kumva ijwi ryawe no kurisobanukirwa. Mwuka yarakomeze abayobore intambwe ku yindi kugeza ubwo impanda izavuga. Bisabye nizeye mu izina rya Kristo Yesu. Amen.